byari biryoshye so delicious kazi kabyo kigeze nuko wumvishe ibyo navuze ariko nyine ariko no wari wateguye amafaranga yanjye niba ndi gutekereza wari wateguye ibifaranga nayo yoramu nyibuka ifaranga nayo rero amafoto meza tujye tubyemera ayo tumuha abayakwiye kuva ku isi uriya ndetse nubwo bimeze ukarekana yigisha akantu ka saving akantu ko utata none se ngenda kubwira ngo utatangure ngenda kubwira ngo utata isimbi bikara muko bidashima yizo yansubiza hanyuma nibicamo ngiye uzakora iki nzaguhemba hari ariko nanjye bidashima yewe nkoresha ubwenge bwinshi nkoresha ubwonko bwanjye dukoresha reka nandi yandike muri agenda dukoresheje angahe reka ndayashe muri agenda bari nta mikino kandi bikara ushize he ibi nawe ibara ntabwo biri muri iyi diri wowe biriya twari twabihisemo nk'abantu b'inshuti mfite komite nayo dukoranaga mu rwego rw'ubuyobozi ariko nayo nimba hari icyo bamariye nta kintu bamariye maze abantu bataramenya ngo urugo rw'umuyobozi wabo rumeze rute rw'umukuru wabo mu buyobozi ibintu biri gupfiramo ni ibiki usibamba ngo bashinzwe ikigo ariko reka tuganire uribuka rero byanyenze nka kwiganiriza kwicaye hari imbere y'umuryango akubwira ndetse abana bakabana ukangura ko utakiri uriya muhungu kuba mutetsi yari ikintu ngiye bikira ku mutwe wawe umutwe wanje gute none se kakubwira mutetsi tubazi yafata inzira akagera atarakweretse papa kwari kubyumva tukavuga mutetsi ni ikirara umwana yarakwicaje akwereka umuhungu uramwanga akanyamuka ko ntamushaka umwana azi wanjye ndaza njye ubwanjye ndakwiganiririza umwana ko udashaka umuhungu none se ko amukunda ari gukora iki none se chongahoriye none site akubundi ntacureka ibyo tubireke buriya nyina wa mutesi akimara kugwengera ukumbona niyo mpamvu n'akantu kabaye gatoya gahita kakansembura nkumva ntaye umutwe nuko nta bintu nigeze njamo byatuma wenda mvuga inti nubwo habaye ikibazo ukankora ikindi kibazo kinyamura ikindi nari mfite nawe mutesi akimara kugwengera nta wundi mugore nigeze cyangwa umukobwa nigeze numva ko nanavugisha mu buzima bwanjye ntawe pe ubwo mbese atari yapfa ubundi twarakundanaga ndabizi pe umugore ndabizi umugore mwiza rero na mutesi nawe n'umwana nsigaranye nubwo wenda yacishaga amakanesha umutwe ariko yamaraga irungu tukaganira nanjye nkumva ko ntari mu rugo nje nyende kumwe n'undi muntu none nawe agize ati aragiye uko konda bahondo uwanjye bose wumvaga azaguma ahangaha ariko nose ubu cyawe si mama niyo wamfasha ukaza nawe ukaza hano ukamfasha ukamarira tukora turaganira wenda sindaje n'agatekerezo ahubwo se kutongeraho ngo umbwire uti nyuma yuko munyina wa mutesi apfa nta wundi muntu agejeje kutereta ariko we naje gutereta ukanyanga kutakongeyemo oya ntawe dore nimba sibyo ndi kukubwira mbabare mbere umwamikazi w'umutima wanjye uzumbere manager w'imitungo zanjye mutesi niwe napfaga kubwira inti ndeba abakozi mu kinyoko simbukira mu ruseke urebe y'abahinzi cyangwa uje mu rucamu urebe y'ababagazi mfite imirimo mfite amasabu nkajya amafaranga kuko wankundira ukaza ukabiryamamo ndaje ngo tuganire ku kibazo cy'abana babuje gutera imitungo kizirwa wabanye uretse ko ikibazo cy'abana ubwo nuko nawe uko byagenze ko nta kundi umuntu yabigira ufata mu mugongo se ubundi warapfushije ndakoshe 60 muri restaurant yaramutuma yangahe 60 iri muri sessions mfagite n'ejo ko 60 none yaramutuma yangahe 40 si ijana transport yabiri hari umwana ngo bise ibyubara akoze kavuze cyo tubatse kukanushubiza mu mezi igihe imyaka yose ukora uspending amafaranga ngahe uri enjoying ariko ko mu mezi make ndiwe papa w'umuntu siko bivuze kutishimisha ahubwo se bivuze none kwishimisha bivuze ko none kwishimisha nise umaze cyo cyabatse ngiye namufashe umunsi ngo tujye hangaho dukoreshe amafaranga 120 ejo dukoreshe 200 ubu ngubu bingi
bizongera kubaho ko bidashobora no kutongera kubaho ushobora gutekereza kongera kubaho byaraciyemo nizeye ko leta zizabanza ko zitabaye nziza ubundi ubwonko bwanjye burimo ubusa ku buryo nategura ibintu birimo rasa na feri ikibazo ni uko aho twari kugeza ubu sindabona umurongo wacu usibye kumfuhira kundakarira none iyo utabikora yari kubikora yari gufuha yari gufuha ibyo ushaka gukora ibyo nyine urabizi nuko twongera tukiyunga tukaba nyine kugira ngo abantu biyunge bahira mu gufuha ese ubwo utagufuye mwakeza sondi wareka n'ikijigire wanditse ndavunwa n'iki reba uzi n'ibindi burajya urabizi ntabwo ngira ibintu byinshi iyo cyose turaganira umuhungu papa si nko kugira ibyago ibihe byagoze ese uriya muhungu mwangiriye kugira najya mbona n'ikintu umusizi muzirira indesho muzirira ubwanwa muzirira imvugo niba ari byo nanjye ujya kumbwira ngo urankunda ko nanjye ntabwo ntandukane na baba mukureshya uri muremure reka nkubwire iyo cyose nkugirira inama nushaka kandi jya yungishije inama ndayikugira ariko jya yongera ngo tujye inama ushaka kunyuma kandi we harega kubera ko numukundaga nubwo waba uresha n'ipine nimba mukuri injura igasonga reka mbe ngiye mu rugo uzabanze witekerezeho umunsi uzabona nyine yuko bikwiye ko tuganira ku by'abana ukuntu baza kwirega ibyo byose bikajya ku murongo uzamwinde tuganire naho ubu ngubu nawe nta kintu twavugana wamabagira ngo mwubare iki se nyine uzi umunsimburiye tuje turaganira nyine uzajya yari ukwawe ndari ukwawe niba ushaka ko mubabarira nta mutesi umutekano baba bubaka urugo ubohora abana bibanire nibimara gucamo ibyabo uzaza ugira icyo wifuza nzagusubiza nimba kuko umutekano uzahita uziga kandi ubwo hagiye gihe telefone ndetse nayishyize ubwo nyine kandi nanagiye bayi ubwo baramutse babanye neza nk'abaharugari wanyemerera bizaterwa kuko nabyo uramutse ubikoze nabona ko ubikoze kubera yuko unshaka bizaterwa nuko uzitwara mba kandi ibyo kukubwira ari inyungu zawe ntabwo ari inyungu zanjye ese wabikuramo amahurizo ukabishyira mu bisobanuro ako kanya Nyambo yahise abona ko ibintu byakaze ndetse abona ko urugo yajemo ari urw'umuhungu n'umukobwa baraye basezeranye iryo joro ndetse abona ko ibyo yajemo bitaramuhira ahubwo bigiye kumusigamo imvune niko kugira ubwoba cyane nkomeje kubashimira mwe tugiye kubana mu gice cya kabiri cy'iyi nkuru y'urukundo ya Kiramani ndetse na Miss Nyambo. Iyi nkuru igamije gushimisha abantu ndetse no kwigisha bimwe mu buzima duhora ducamo ndetse ari n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Muri ku gice cya mbere cyacu ahantu cyarangiye Nyambo yararyamye ku buriri nk'uko Kiramani yarabimutegetse ndetse Kiramani aza ari kumwe n'undi mukobwa bigaragara ko ari umugore we baraye basezeranye. Nyamara Nyambo we ntabwo yari azi ikijya mbere, yagumye gutegereza ngo arebe ibiramubaho, gusa yabonaga byamushobeye, abona byanamucanze cyane. Kiramani yafashe uwo mukobwa baraza bajya ku buriri, abwira Nyambo ngo ibyo tugiye gukora ahangaha mu kanya nawe uraza kubikora, uyu mukobwa amuzanye kugira ngo akwereke uko biraza kugenda. Bagiyeho Kiramani n'uwo mukobwa bakora ibyo bakora, Nyambo ari kureba, isoni ubona ko zamwishe ndetse ubona ko abandi nta n'ubwoba bafite. Nyambo ibyo yabonaga ko bidakaze cyane abona noneho bitangiye gukara, yakongera gutera ijisho ku rugi akabona harafunze, none urugi barufungiranye cyane n'urufunguzo baruvuniyemo, yatera ijisho ku idirisha akabona wapi, kubareba ibyo barimo akabona biri kumutera isoni cyane, akomeza kwirebera ku ruhande abura icyo akora. Kiramani akaguma kumutota ati kuki uri kureba ku ruhande kandi nawe ubwiye ngo urebe ibyo turimo nawe mu kanya uraza kubikora. Nyamara ntiwamenya ibyo Kiramani yari ashaka, ntabwo wamenya icyo Kiramani yari ashaka kugeraho. Nanjye ndahababereye kugira ngo mbabwire inkuru uko ihagaze ndetse n'uko izarangira, mukomeze mutegereze mwumve uko bizagenda.
ubwo Nyambo byaramucanze akabona ibintu ari kubona biteye isoni cyane ndetse ubona ko biteye n'ubwoba cyane kuko ntibyari byoroshye kubona abantu babiri bari kuryamana ndetse bari muri icyo cyumba nawe arimo, ibintu atarigeze na rimwe akora kuko byagaragara ko akiri isugi ndetse ni nako byari biri kuko kuva na kera nta na rimwe yari yarigeze akoraho imibonano mpuzabitsina. Ubwo haciyeho iminota ndetse n'amasaha arihirika, ubwo Kiramani abasoje ibyo yari arimo aranje abwira Nyambo ati niweho ugiye gukurikira, ati jya hariya ndakeka ibyo nakoraga wabirebaga n'ibyo uriya mukobwa yakoraga wabirebaga, ubwo niweho ugiye gukurikiraho. Ubu ngiye kwitegura ngiye koga, ngiye kumanza nitere amazi ndetse nisige n'utuvuta, ubundi ndaje nsange witeguye neza kanze gatoya. Nyambo biramucanga ashya ubwoba ndetse ubona ko byamurenze, ibyuya biguma kubira bimanuka ku gahanga, akihanagura ariko ubona ko ubwoba bwamwishe. Kiramani yarasohotse arongera arafunga, aragenda aroga, asohokana na wa mukobwa ndetse Nyambo ubona ko ibintu biri kumucanga cyane. Kiramani mu kugera hanze ntabwo yigeze ajya kure, ahubwo yagarutse ku rugi ngo yumve ibyo umukobwa agiye gusigaramo. Umukobwa yasigaye yitotomanga, amarira yamukamutsemo ndetse ikiniga cyamwishe kubera ibintu yari ari gutekereza bigiye kumubaho, ndetse nta n'ahantu afite yatabaza kuko aho hantu ntabwo yari ahazi. Kiramani yaragiye ategura ikindi cyumba cyiza, agitegura neza, ashiramo indabyo, ashiramo ibintu byose ubona ko bigaragaza ko aho hantu hagiye kubera nka surprise runaka cyangwa se ari nk'icyumba cy'abantu bashengeranwa. Ubwo icyo gihe Nyambo we ntiyari azi ibijya mbere, ndetse Kiramani yaragiye ategurana icyo cyumba na wa mukobwa bari kumwe, baragitegura baragisoza, biraza maze Kiramani akongera akazajya agaruka guteraho ijisho ngo arebe ese Nyambo ameze ate, gusa kumva amarira yamukamutsemo ariko akihangana. Muribaza ngo kubera iki Kiramani atinjiraga mu nzu ngo agende amukoreshe nk'ibyo yamubwiye? Icyo gihe byarasoje maze Kiramani arongera arinjira, aramubwira ati noneho ahangaha ntabwo ariho birabera, ongera wambare imyenda uze tugende. Ibigaragara byo Kiramani yari yamuteye ubwoba ndetse Nyambo yari yaranje kuvamo imyenda, yahebeye urwaje kuko nta kindi kintu yabonaga ko yakora usibye gutega nyine bagakora ibyo bakora ubundi bakamurekura agataha. Ubwo bigaragara ko yari yambaye ubusa, ndetse Kiramani nawe yari yanabibonye ko umukobwa ari umuziranenge ndetse ubona ko nta kibi agamije. Umukobwa yarongeye arambara, gusa bimutera ubwoba kubona umuntu araje amusanze yambaye ubusa, nta nubwo wenda yahise amusingira cyangwa se ngo amukorere biki, ahubwo aramubwira ngo ngera wambare uze tugende. Yaramuherekeje amujyana muri cya cyumba, gusa mbere y'uko bakinjiramo yamanje amubwira ngo buretse ugiye guhuma nkwinjizemo utareba. Ubwo Nyambo yahise yumva ko bagiye guhita bamukorera bya mfura mbi, bagiye kumupfuka mu maso akabimukorera atari kureba. N'ubundi umutima wari wamuvuyemo, yahebeye urwaje akora ibyo bamubwiye kuko yumvaga ko natabikora baramwica. Baramwinjije, bakimugezamo ahita asangamo abantu 5, maze barangije baramuririmbira mu ndirimbo nziza cyane ndetse n'ijwi rituje, indirimbo y'urukundo cyane. Miss Nyambo byaramutunguye, ahumura amaso asanga ni abagabo 5, ndetse umugabo umwe muri bo yasaga na wa mukobwa wari waryamanye na Kiramani.
biramucanga, akumva indirimbo bari kumuririmbira niganishije ku rukundo, gusa yabihuza n'ibyo bari bamubwiye baje kumukorera akumva ntaho biri guhurira. Byaramucanze buri icyo akora, ndetse ubona ko biramuyobeye cyane. Gusa ndakeka namwe muri kumva inkuru ibyo bintu biri kubacanga cyane, ariko ndahari kugira ngo mbasobanurire neza, namwe ndashaka ngo muhambere iyi nkuru tuzayisozanye. Ubwo Kiramani yari ari inyuma ya Miss Nyambo, yahise apfukama hasi maze akurayo ururabo. Gusa Nyambo ntabwo yari azi ibijya mbere, yakomeje kumva abo bantu bari kuririmba. Mu guhindukira ngo abaze Kiramani bijya mbere, asanga Kiramani ari hasi yateye ivi. Umukobwa biramucanga. Gusa muri uko kumucanga aribaza se umuntu ufite umugabo ari kunterera ivi ngo bigende bite? Gusa namwe ibyo bintu muri kumva ko biri kubatungura cyane. Iyo ndirimbo bahise bayisoza, ndetse umugabo umwe muri bo wasaga na wa mukobwa ahita aterura ijambo aravuga ati, ntabwo uwo musore ari umugabo, ahubwo aracyari ingaragu, ndetse nta mugore afite, ahubwo ni uko muri rya shyamba ngo yari yagukunze cyane, mbese yashatse kuguhohotera, abona ko ibyo bintu bitaba ari byiza, ahita afata umwanzuro aravuga ati, nakurekura ntuzongera kugaruka, mbese nta nubwo azongera kukubona. Aravuga ati kanze wenda abikubwira kugejeje mu rugo, ariko ntabwo yari agamije kuguhohotera, ndetse na bya bintu wabonye mu cyumba ntabwo byari byo, ahubwo ni uko twagiye mu mashuka gusa tugasa nk'abari gukinira ku gitanda, naho ni njyewe nanjye ndi umugabo mugenzi we, ntabwo ari umukobwa. Ibyo bintu ukumva ko bigoye kubyumva mu matwi, Miss Nyambo byamugoye kubyumva. Bigaragara ko Kiramani yari akunze Miss Nyambo. Reka iyi nkuru tuyihinire aha ngaha,